muraho reka dutangire gutya. Nawe turabibona ko Afrika iyi yahindutse umugabane no gusabiriza guterwa inkunga kugeragerezwamo ibyorezo by'amoko yose kugena no kukitwa bundi buryo kirku bica bigacika. Iyi Afrika yahindutse yo guhabwa inguzanyo zerekejwe n'inyungu z'umurengera nyamara ibihugu bigize uko ari 54 nta na kimwe utasanga nibura cyaratagatifujwe na Rurema ngo akiremane birungiye n'ibibengerana birangaza n'abita ko babengerana. Mwe muretse tubanze dufata kuka buhoro buhoro maze dufungura amatwi yacu n'ibyumba by'ubwonko bishinzwe gutekereza kugira ngo dusobanukirwe aya magambo akomeye Dr. Cheikh Diop aho mu nyandiko z'uyu munyabwenge yavuze ko izina Afrika kuri uyu mugabane wirabura ngo ari izina ry'inzaduka ryazanywe n'abashaka gusebya kunyega no gucisha bugufa birabura babashinja kujabirira ubujiji no kujanyanga mu byo kujanisha ibijyanye no gusirimuka ku mubiri no mu bwonko. Uhereye ku kwihindurira izina n'ibindi byose tugiye kubona kugeza no ku myitwarire y'abategetsi bacu nibyo bituma umwana w'umunyafrika byiruka rwose adakunze igihugu cye kandi atanitaye ku guhindura ibintu uko bikorwa. Uriya muhanga Dr. Diop yemeza ko umugabane kuri ubu witwa Afrika wari usanzwe witwa Alkebulan bisobanura Mother of Mankind cyangwa umubyeyi w'inyoko muntu, bigasigura ko ubutaka kuri ubutuzi ariyo ngobyi yahetse bwa mbere ibihumeka byose biri kuri iki kintu cyitwa isi. Uyu mugabo ni nawe nadukanye byamenyekanye nka Afrocentricity, inyurabwenge y'imyigire yiga yahuranya kuri Afrika gusigambiriye gucukumbura kunyomoza kumenya no kwigisha ukuri kw'amateka n'imico bya Afrika mu rwego rwo gukuraho igihu uyu mugabane natwikirijwe nabo mu burengerazuba bakabikora bifuza kujijisha no gutwara bunyago birabura. None na nubu babigezeho ku buryo babyuka bagafunga warumuzi, icyo cyonyine kigatuma abanyakenya n'ahandi muri Afrika bigaragambya nyamara bahunitse 9% bya peteroli iboneka ku migabane yose y'isi nkuko bikubiye ku mpapuro za 30 kugeza ku 35 rwa raporo ya Energy Institute Statistical Review of World Energy. Kugeza hamenye tutaramenya icyatuzinduye mu byihanganire mwoka byarama. Ese wabuzi ko abayobozi hafi ya bose ba Afrika bakorera inyungu z'abandi bantu babari hejuru? Ugasanga umuyobozi ibyo akora byose abikora ku murongo, amategeko, amabwiriza n'inyungu bwite z'abo bategetsi bamuri hejuru. Mu kwa 12 kwa 2022 Washington ubutegetsi bwa Amerika bwahamagaje abategetsi bose ba Afrika nabo bitabisha ibirenge. Mu kwa 7 kwa 2023 nabwo Vladimir Putin yatumije abategetsi bacu i St Petersburg bamwita batazuyaje, ari nako mu kwa 10 kwa 2024 Ubwongereza bwatumije abayobozi b'ibihugu hafi ya byose bya Afrika bivuga icyongereza bahurira Apia muri Samoa. Uko niko tuzi ko Ubushinwa, Ubufaransa bose inshuro zitandukanye perezida umwe w'igihugu rwose ahuruza abaperezida bose ba Afrika kandi ntihagire n'usi batabanje gusaba uruhushya avuga ko arwaye cyangwa yenda hari mu muryango we witabye Imana yagiye gushyingura. Nyamara aho nabereye sindabona perezida wa Afrika watumiye abaperezida barenze 3 mu gihugu cy'i Burayi. Naho perezida wa Amerika we igihugu cya Afrika agendereye ibyo byandikwa nk'amateka ndetse n'imboneka rimwe. Niko sedi mureka tuzingurire hamwe imizingo y'ibyanditswe turebere hamwe ibyo dukeka kutamenye kuri uyu mugabane w'abirabura. Wabuze iby'ibitekerezo byitwa Black Intellectual Inferiority bivuga ko abirabura bafite ubwonko butapimirwa no kukayiko mu byo gutekereza. Ibyo rwose byaramamajwe cyane ku buryo no munyafrika ugerageje kuvumbura ikintu rwose ahita ahindurwa igicibwa, ndetse na hano mu Rwanda njya mbona nk'umwana ngo ukora drone usimenya aho yarengeye. Ugerageza gukora moteri ya moto itwarwa n'amazi avanze n'umunyu we ntitwamenya aho abarizwa magingo aye. Ibyo kandi ntibibe umwihariko w'inaha iwacu gusa kuko muri Afrika uhasanga urubyiruko rwandagaye mu bihugu bakomokamo bakoze imishinga y'ikoranabuhanga itarigeze ibona inkunga cyangwa ngo igere ku isoko, atari uko ibitekerezo byabo ari bibi ahubwo bitewe no kubura ubushobozi, ibikoresho cyangwa ngo ibyo bihugu bishora imari muri iyo mishinga. Ngiki cyamenyekanye nka Black Intellectual Inferiority. Nk'ubwo usomye witonze inyandiko z'umwarimu wa kaminuza ya Leeds Professor Stuart Murray cyane ku rupapuro rwa 17 rw'igitabo yise The Library An Illustrated History, uzasanga yemeza nta gushidikanya ko hambere umujyi wa Alexandria mu Misiri wari igicumbi cy'ubumenyi aho abanyamisiri bari barashinze isomero ryiswe Great Library of Alexandria. Iyi kusanya abanyabwenge 100 ibaha akazi ko kurundanya inyandiko zivuye hirya no hino maze biza kuvamo ikusanyirizo ry'ibitabo birenga 100,000 kandi icyo gihe hari mu kinyejana cya 3 mbere y'amaza ya Yezu. Icyabivuyemo nuko abitwa abanyabwenge hafi ya bose ushobora kuba warumvise bagiye baza mu bice bya Afrika kwiga nkuko natwa benshi buri indege bakajya kwiga za Burayi na Amerika. Abujya wumva cyangwa wize mu mashuri ngo ni ba Socrate ubwe yemeye ko yamaze imyaka 10 muri Egiputa yiga filozofiya maze asubira mu Bugereki kwigisha ibyo yigishijwe. Kuri bafatwa nka sogokuru wa filozofiya ku isi, nyamara siko kuri kuko ari abanyafrika bamwigishije. Si we wenyine kuko abazi iby'ubugenge n'imibare bahamya ko ishingiro rya byinshi rituruka ku Mugereki yitwa Pythagore. Nyamara inyandiko zose zimugarukaho zemeza ko amaze imyaka 20 mu Misiri yigishwa ibyo yaje kuvumbura nka teori zamwitiriwe. Undi utarenzwe imboni ni Aristotle. Uyu we yiswe umujura w'iby'ubwenge bwa Afrika kuko ubw'umwami w'abagereki Alexander the Great yateraga Misiri mu rugaryi rwaho muri 332 imbere ya Yezu. Ngo Aristotle yamugiye inyuma kuko yari asanzwe ari n'umwarimu w'uwo mwami, nuko uyu mufilozofe wari warumvise ubuhanga bubarizwa mu bwami bwa Misiri, Carthage na Kush
azenguruka aho yageze hose asahura ubumenyi, inyandiko, ibibumbano, imitako n'ubundi bumenyi, birangira yanditse ibitabo 1000 bibarizwa mu byigwa bitandukanye. Nyamara ubwo buhanga n'ubumenyi byose bibarizwa muri ibyo bitabo n'ubujura yabikoreye, abize babyita plagiarism, cyangwa ko ibinyandiko y'umwanditsi ukanabirenzaho no kutavuga ko ari we wabikuyeho. Ibyo byose ariko ntibigutangaze kuko Dr. Jackie Campbell guturuka muri kaminuza ya Manchester nyuma y'ubushakashatsi yakoze yemeje ko amateka twigishwa ngo Hippocrate niwe watangije bwa mbere ubuhanga bwo kuvura, kubaga no kumenya imiterere y'umubiri, ku buryo umuganga wese ategetswe kurahira mu izina rye indahiro yitwa Hippocrates Oath, amusingiza kandi yemera kugendera mu kirenge cye nk'umukurambere w'ubuzima. Ibi byose ngo ni ibinyoma kuko iby'ubuvuzi bifite imizi muri Afurika. Ibyo niko bimeze da, kuko bigenzuye neza usanga mu mwaka 47 imbere ya Yesu, ubwo umwamikazi wa Misiri Cleopatra yajyaga kubyara inda y'umwami Julius Caesar, ngo yahuye n'ibizazane indigorana kuvuka. Aba hafi ye bamugira inama yo gusanga abaganga bo muri Kemet ngo bamubyaze. Byose bimaze kwanga ngo bamukoreye operasiyo yo kumubaga bamukuramo uwo mwana kandi asigara ari mu ryerye, birangira icyo gikorwa cyiswe Cesarienne, bashaka kuvuga ko umwana wavutse muri ibyo bizazane ari mwene Cesari n'ubundi utaratanaga n'amazina. Gusa byanashibutsemo ikindi kintu. Kugezana n'ubu abantu bose bazi ko umugore ugiye kubagwa mu gihe cyo kubyara ngo bagiye gukorerwa Cesarienne. Ibyo bikemezwa ko abanyakemeta aribo bazanye ibyo kubaga bakinjira mu mubiri w'umuntu, aho ubuhanga nabo babukeshaga inyandiko ya Herst Papyrus, Kaun Papyrus na Ebers Papyrus, zose zanditswe mu kinyagihumbi cya 2 imbere ya Yesu. Nyamara ikibabaje nuko abanyaburayi bemeje ko Hippocrate ari we waremye ibyo kwinjira mu mubiri ugamije kuvura n'ubuvuzi muri rusange. Uyu akaba yarabayeho muri 460 mbere ya Yesu, kandi iki gihe rwose abanyakemeti bo muri Afurika mu gice cya Misiri y'ubu ibyo kuvura no kwinjira mu mubiri w'umuntu gutyo babifataga nka siyanse zisanzwe. Mu magambo ahinnye, Afurika nako Alkebrane yabaye isoko n'urumuri rumurikira isi mu nguni zose mu bumenyi bwose kugeza no ku myizerere. Ahubwo uteruye igitabo cyitwa Bibiliya ugasoma buhoro buhoro igitabo cyitwa icya Matayo, maze ukagera ku gice cya 2 kuva ku 13 kugeza kwa 23, uzasanga bakubwira inkuru y'ukuntu umwami Herode yari yacuze umugambi wo guhitana umwana witwaga Yesu kuko yagumushinjaga kwadukana amatwara y'ubwami. Nyamara marayika w'Imana arabyitegereza abona ahantu ho Yesu waje kuvamo umucunguzi w'abamwemera yahungira nta handi ari muri Alkebrane, maze asanga ise Yosefu aramubwira ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo ugeze igihe nzakubwirira. Byanditswe ku murongo wa 13 muri icyo gice, ndetse n'umwanditsi twavuze. Ababicungiye hafi bagatwenza banavuga ko n'Imana yabonye nta handi hari amahoro atari ku butaka bwa Alkebrane. Kuba muri Bibiliya bavuga Egiputa ntibivuze ubwami bwa Egiputa, kuko hambere hari abitiranyaga Egiputa na Afurika. Hari n'ahanditse Ethiopia bavuga ko ari Afurika, ahandi bakavuga ko ari Sudani. Ese di harya muri buka icyerekezo n'icyatuzinduye? Nizere ko binkwakuzi bamaze kuvumbura kare ko inkuru nyamukuru ari ugutotora Alkebrane tukamenya ibyo tutazi. Ariko se mbere yo kumenya ibyo tutazi ko nibyo tuzi byadusize mu rungabangabo rw'ibibazo di. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Hari ibyo ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hari arugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe.
reka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Reka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine igufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege, dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Bigenda bite ngo abategetsi benshi n'abakomeye muri Afrika abana babo babe bafite ubwene gihugu kavukire bw'ibihugu bikomeye mu buryo twese tuba tutazi? Bakubaka amashuri bita meza ariko bakihutira kuyahungisha abana babo. Iryo rikaba irindi banga rikomeye rituma Afrika ari wo mugabane aho abana bicwa na bwaki, intambara zabaye umuco, noneho byabiha biburayi bazaga guhaha ubwenge muri Afrika bikaba byarihindukije kuri umuntu uvuye kwiga i Burayi akabaza ari icyogere ndetse n'indashyikirwa mu ntwari n'intwarane. Niko ko mukabwibwa ibihe Afrika yari isanzwe ari cyitegererezo kurusha ahandi hose. Dore impamvu ishingirwaho ariko kuye kumva witonze kuko icanganyemo. Witegereje uko Alkebrani yari imeze yenda uhereye mu kinyejana cya mbere y'ivuka rya Yezu usanga ari igitangaza. Mubwo mu kinyejana cya mbere hagana mu ihembe rya Afrika mu bice bya Ethiopia na Eritrea hari ubwami buhebuje bwa Aksum. Umugabo ufatwa nk'intumwa y'abanyayirani witwa Mani washingiweho imigenzo ya Manikaisme. Mu nyigisho ze agaragaramo ko kwisi yo mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yezu ahariho ubwami butayigayizwa bwitwaga Axumite, hakazaho Ubuperesi, Abashinwa n'ubwami bw'Iburayi bwa Roma. Ubwami bwa Axumite bwo bwari nk'akana kuko muri Afrika yo hagati mu bice bya Sudani y'ubu mbere cyane y'ikinyejana cya gatandatu mbere ya Yezu hari hashinze ubwami bwa Kushi, Nubia na Kerima. Ubu bwami bwo bukaba bwarakoze byinshi kandi cyabenshi tutamenye nuko bari mu bambere badukanye ibyo kubaka piramide. Yewe n'ikimenyimenyi kuri ubu muri Sudani bafite piramide nyinshi kurusha na Misiri yabyamayemo. Uzabigenzure. Wigiye gato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afrika ku nyanja ya Mediterane hafi y'ikiyaga cya Tunisi gusakuma mu bice bya Tunisia y'ubu habarizwaga ubwami bwa Carthage. Ubu bwo bwabaye igishyitsi kirimbuka bigoranye kuko nibwo bwagenzuraga ibice byose bya Mediterane kwambuka n'ibice by'Uburayi nka Espagne na za Portugal. Mu 2022 Professor Lee Hansong guturuka muri Departement y'amateka muri kaminuza Harvard yavuze mu nyandiko ye Locating Mobile Sovereignty Carthage in Natural Jurisprudence ko ubwami bwa Carthage bwari bufite imbaraga kurusha n'ubwami bwa Roma bwari bumaze agahe gato bubayeho, ku buryo Roma yabuze amahwemo ikajya mu mitsi n'ubu bwami mu ntambara ziswe Triade la Punica kuva mu mwaka wa 264 kugeza mu 146. Imyaka 118 intambara hagati ya Roma na Carthage ivuze ubuhuha. Nubwo byarangiye Carthage itsinzwe ariko abazi by'amateka bazi ibyo General Hannibal yakoreye Abaroma kugeza ageze no mu nkengero z'umurwa mukuru Roma akarimbura abatagira ingano. Gukomeza mu bice by'ubwami bwa Edo mu bice bya Ghana yo hambere n'ubwami bunini bwa Dagbon. Muri ibyo bice kandi yaje no gushingwa n'ubwami bwa Ashanti, aho utibagiye ubwami bwa Zimbabwe bwacyamikaga ibihugu bya Botswana, Zimbabwe na Mozambique. Ubu bwami bukaba bwaranakoraga ku nyanja y'Abahinde bugahahirana n'ubwami bwo hambere bw'Abashinwa, ibyo tukabitwarana n'ubwami bwa Kanem Borno, Lunda n'ubwami bwa Kongo, bwose bwafataga Afrika yo hagati mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo naho ubwami bw'Abazuru bukaba bwari buhari. Nyuma y'ibyo byose uburengerazuba nabwo bwaje kwamamara mu bwami bwa Ghana, Mali na Songhai. Ugereranyije iyo ncamake y'ishusho y'ubwami bwamenyekanye muri Afrika yo hambere ukagenzura imitegekere, imico, imigirire, ukanagerekaho n'ubukungu, yewe usanga Afrika yo muri ibyo bihe wari umugabane utanyeganyezwa. Gusa mu gahe gato byose byaje kuzamba, byose birasenywa, Afrika isigara irata inkovu z'imiringa. Aha bitangira rero hari hagati mu kinyejana cya 7 kugeza mu cya 17. Muri ibi bihe ahagana muri Afrika y'uburengerazuba muri bwa bwami bwa Ghana, Mali na Songhai niho habarizwaga ubucuruzi bukomeye kuri isi ya Mungu. N'ubucuruzi bwiswe Trans-Saharan Trade.
ubu bwambukiranyaga ubutayu bwa Sahara buva mu majyaruguru ya Afurika bugana mu burengerazuba muri buriya bwami. Abanyaburayi rero baje kubyivangamo bagakura ibicuruzwa i Burayi bakinjira mu bice bya Maghreb, nabo bakerekeza mu burengerazuba bwa Afurika kugura amabuye y'agaciro yari yatangiye gukoreshwa iyo za Burayi. Abami bagana Mali na Songhai bakoranye ubucuruzi n'Abarabu hamwe n'Abanyaburayi biratinda, abo bami nabo babikuramo ubutunzi bw'igitangaza bubakishije ubwami bwabo. Sibyo gusa kuko nk'umwami Mansa Kanka Musa ubwami bwa Mali we yabikuyemo ubutunzi bwamushyize ku mwanya w'umutunzi wa mbere mu mateka ya muntu, ku buryo n'ubu abahanga mu igenagaciro bakomeje kwihuza ngo bagene iby'agaciro yari arunze, ariko kubyumvikanaho birananirana. Naho abandi bami nka Suni Al, Askia Mohammed na Dinga Sise, abo bose batunze ibyo abo ujya wumva ngo ni ba Elon Musk, Bill Gates n'abami yoye nka Salomon bo muri Bibiliya batabonesheje amaso yabo. Ubutunzi nk'ubwo rero nibwo bwashavuje Abanyaburayi bo biciraga isazi mu jisho, kuko iwabo bari barazahajwe n'ikirere kibi, nta butunzi munsi y'ubutaka, inzara ibamereye nabi, ndetse bari mu ntambara z'urudaca, bicwa n'ubuheri ndetse n'ibindi. Uretse ubukorikori n'amayira ashingiye ku nzara n'ubuzima bubi bahoragamo, nta kindi bari bashoboye. Hagati y'itariki ya 24 na 29 z'ukwa karindwi mu 2022 mu ihuriro rya 19 rya World Economic History Congress, umunyamateka guturuka muri kaminuza ya Paris Adrien Colette yatangarije ko buriya bucuruzi Abanyaburayi babukuruye bugashibukamo gutwara bunyago Afurika mu kiswe ubukoroni, kuko ngo bwarandaranze kugeza mu gihe cy'ikolonizwa rya Afurika. Reka tubivuge gutya: nyuma y'uko Abanyaburayi baboneye ubutunzi buri muri Afurika y'Uburengerazuba, binjiye no muri Afurika y'Uburasirazuba bacengereye mu nyanja y'Ubuhinde, bagera muri Afurika yo hagati mu kiswe long distance trades. Abandi Banyaburayi batumwe kugenzura ibice bya Afurika y'Amajyepfo mu kizwe nka Early Exploration, maze abantu nka Vasco da Gama, Bartolomeu Dias na Amerigo Vespucci basesekara muri ibyo bice. Nyuma y'ibyo byose Abanyaburayi basanze Afurika irunzemo iby'agaciro muri buri santimetero yayo, hanyuma umwanzuro uhita uhinduka wo kubijyana byose. Kugira ngo batware imitungo ya Afurika n'ibyayo byose, byasabye kubanza gufata abanyembaraga mu Banyafurika bakabakura muri Afurika. Ibi byakozwe mu kiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu, abandi ngo ni Transatlantic Slave Trade. Umunyamateka Walter Rodney yemeje nta gushidikanya mu gitabo nawe cyakuryohera cyitwa How Europe Underdeveloped Africa ko mu gihe Abanyaburayi batangiraga gutwara abanyembaraga muri Afurika, ngo Uburayi bwari inyuma cyane ya Afurika, ngo no mu bijyanye n'ikoranabuhanga bose bari mu kibariro kimwe cya Iron Age Technology. Nyamara ngo Abanyaburayi bamaze kwiba abanyembaraga, ibijyanye n'ubukorikori, kwirwanaho, kurinda ubwami n'ubutaka bwabo, ubucuruzi n'indi terambere ryose ryahise rihagarara muri Afurika. Ni mu gihe Abanyaburayi bo bungukiraga mu maboko y'ubuntu bari babonye, ukagerekaho n'imitungo y'ubuntu bari bagiye kubona. Ibyo nabyo ntibyatinze, kuko mu mpera z'ikinyejana cya 19 bamaze kubona ko Afurika isigayemo abanyembaraga nke batabasha no kwirwanaho, bahise batangira umugambi wo gutwara Afurika binyuze mu kuyikoloniza. Ibi nabyo byakozwe mu mugambi ucuzwe neza. Babanje kohereza abahanga mu kugenza imitungo, gushushanya imbata zahiri iby'agaciro no kumenya imiterere y'Abanyafurika. Abo nabiswa ba explorers. Mu Rwanda hageze uwitwa Von Gotzen na Dr. Oscar Baumann, aba basubiyeyo gutanga ibisubizo by'uko babonye Afurika. Abanyaburayi bahise bohereza abandi bantu bo kubanza gukoroniza ubwonko, aba bo baza bitwaje imico, imigenzo n'imyemerere y'Abanyaburayi, ariko babyita imisengere n'igitabo cya Bibiliya, bikagendana na Yesu w'i Nazareti ushingiweho inkuru zose baje batubarira. Abanyafurika bamaze gukoronizwa mu bwonko, nibwo hakurikiye abakoroni bamwe basahura ibya Afurika byose, babanje gutesha agaciro imigenzo, imigirire, imyizerere n'imikorere yose y'abirabura, kugeza Afurika yari yamaze gupfukamishwa, ubuhangange butakibarizwa mu biganza byayo, kandi intsinzi yerekeje aho itahoze. Kugeza aho rwose niyo twarekeraho, ndizera ko urugendo n'ishusho y'amateka ya Afurika kuva ku buhangange kugeza aho niyo rwose twarekeraho, ndizera ko urugendo n'ishusho y'amateka ya Afurika kuva ku buhangange kugeza ku guhangamurwa twayemeranyijeho. Mbere yo gushyira akadomo kuri iyi nkuru, reka turebe ifoto ya Afurika muri rusange. Ubundi Afurika ifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 30,300. Abaturage barayingayinga miliyari n'igice, ariko iyo bigeze ku mitungo kamere nka zahabu, diama, petroli, uranium, kopa n'ibindi, barabizi ko Afurika itarushwa. Naho kubijyanye n'ubutaka bwera, ibyo nibyo rurema bintu yaduhaye kurusha ibindi. Ku byiza nyaburanga na kamere, Afurika icumbikiye imigezi yayindi igenda inyonyomba mu bwiza butari bwa bundi Ngugi wa Thiong'o yagarutseho muri The River Between, bwaciyemo abikameno na Makuyu. Siko bimeze, kuko nka Nili isumbye uburebure indi migezi yose ku mubumbe, kandi ikaba ubuzima ku batuye ibihugu 11 inyuramo. Indi migezi nka Shebele, Zambezi, Congo, Limpopo, Kasai na Orange, iyi yose itamura ibyiza ku mugabane wa Afurika. Ubwo nimvuga amashyamba kimeza acumbikiye ibyo Nyagasani yahaye umwuka, uhite wumva Mau, Ongoye, Bundongo, Bioko, Montane na Buyoko. Ubwo hatwirinze kuvuga parike nka Serengeti, Salonga, Mavinga, Nyungwe ndetse na Kurugara. Ese ubu mama mbakumbuza ibiyaga nka Victoria, Tanganyika, Kivu, Turkana na yindi Rwabugira imwene Rwogera yagejeje inkota ye akiyamira ati iyi ni Rwicanzige, ubu muitara Karubere. Injyana nk'iyi irahita tujyana ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 mu 2017. Kuri uyu munsi umwanditsi w'ibitabo n'imivugo yahogoje benshi, nanjye ndimo, Wayne Visel yakojeje baba muri wino, maze ashishimura umuvugo yisenda umunyafurika, I'm an African. Nuko mu marangamutima aranzika mu magambo nawe yakuryohera niba yakugera ku mutima ati ndi umunyafurika atari uko nyivukamo, ahubwo kuko umutima wanjye uyitereramo.
ndi umunyafurika atari uko mfite uruhu rwirabura ahubwo kuko ubwonko bwanjye bwamatanye nayo. Ndi umunyafurika atari uko ntuye ku butaka bwayo ahubwo kuko roho yanjye numva iri mu rugo. Iyo Afurika irimo iririra abana bayo amatama yanjye azana imikoro y'amarira. Iyo Afurika igiye mu kiriyo cy'inzirakarengane zayo nanjye nshuduka amaboko yanjye yicomekanye mu masengesho. Noneho Afurika yaba iri kwizihiza insinzi ibirenge byanjye bikajya hejuru ngacinya akadiho. Nkacinya akadiho ndamukanya n'ubu butaka bwabyaye data na sogokuru, ubu butaka bwabyaye wowe n'uriya bukibaruka bariya n'abandi. Mwe muretse gato, urazi ikibabaje? Mbaza ngo ni ikihe? Uwo muntu wanditse uwo muvugo ni umuzungu. Ibaze ko ayisingiza gutyo atari ubutaka bwamubyaye. Ndumva ndi gutekereza ko twe turi ibigwari. Niba tutari ibigwari, menya ubugwari buri kuduhigira kutatubura. Munyemerere tudakomeretsanya ahubwo tunyarukire kurindi banga. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars. Waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye, ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali. Kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyisabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gare ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Irindi banga ritumye Afrika yacimera gutya ni bamwe mu bategetsi bariho kuri ubu na bamwe mu bahozeho. Buriya abategetsi benshi n'abakomeye muri Afrika bagambanira uyu mugabane byo kuwugurisha kugira ngo udatera gatambwe na gato. Aba babikora mu buryo butandukanye, wenda nawe ushobora kubuza. Ngo abana babo na bamwe mu bagize imiryango yabo baba bafite ubwene gihugu kavukire bw'ibihugu bikomeye mu buryo twese twaba tutazi. Dore uko bikorwa. Abagore b'abakomeye muri Afrika bagira ibyangombwa by'inzira cyangwa passport na za visa zitwa diplomatique zibaho uburenganzira bwo kuzenguruka no kujya mu gihugu bashatse ntawo bakoma. Ubwo rero iyo batwite bari hafi kubyara, bafata za rutemikirere bakajya kubyarira nko muri Amerika. Umwana uvukiye ku butaka bwa Amerika ako kanya akaba afite ubwene gihugu bw'iki gihugu, akaba yemerewe kwiga, gutura, kurindwa no gukorerwa byose nk'undi munyamerika wese. Ni ukuvuga ko ushobora kumva ngo umwana runaka yagiye kwiga muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi, wowe bikagushobera kandi aba yigiriye iwabo. Iyi rero n'indi nzira ikoreshwa kuko abo bana baratozwa, bakabandishwa kandi bakanacengezwamo amahame yose yabagashaka buhake, kandi abenshi muri bo baza gusimbura base bagakomereza mu mujyo wabo, bigatuma nta igihugu cyawe kiva cyangwa kijya. Ikindi kintu gikomeye cyane gisubiza Afrika inyuma ni icyitwa megalomaniac, kiri muri benshi mu Banyafrika. Ubundi mu mvugo za politike, megalomaniac wabigenekereza nko gusonzera ubutegetsi ku buryo bukomeye, abandi bakabyita power crazy cyangwa power hunger.
ngo nakandare rwose kubona ukuntu bamwe mu Banyafurika bakunda kuyobora ku buryo bibaviramo kubabera inzara n'inyota babuze bapfa cyangwa bikababera ibisazi bibirukansa ku musozi barimbura ikibitambitse cyose kugira ngo bagere ku butegetsi cyangwa babuzamukemo. Ni ukuvuga ko keretse kitabaho nicyo batakora, guhera mu kurimbura inshuti, rubanda n'abandi bose babitambika, kugerekaho no kugambanira ibihugu n'umugabane wabo. Ibyo byose bene nk'abo bakabikora batiriwe banabitekerezaho. Abo mu burengerazuba rero iyo babonye umunyafurika wifitiye ubumuga bwo mu mutwe, nibyo rwose si ugusebanya, kuko mu buryo bw'imitekerereze gukunda ubutegetsi ku kigero nk'iki cya megalomaniac ni uburwayi. N'ikimenyimenyi hari inyandiko y'Abafaransa yenda bitaba ngombwa kuvuga nabonye yanditsemo ngo une personne souffrant d'un trouble psychologique qui la pousse à avoir une obsession du pouvoir et une folie de grandeur est appelée mégalomane. Ubwo bashakaga gusobanura ko umuntu ufite icanganyikirwa ry'imitekerereze imutera kururumbira no kuyazwa byo kurota byo gushaka kugera ku byubahiro cyangwa ibitinyiro, uwo muntu ngo niwe witwa megalomane, aribyo nyine megalomaniac mu Cyongereza. Nuko rero ngo bari abagabo mu burengerazuba iyo babonye umumegalomani baba basakiwe, kuko ngo akora akazi kabo neza cyane. Icya mbere ngo bamusezeranya ubutegetsi bw'igihe cyose ashaka, ariko nawe akishyura ikiguzi cyo kugambanira igihugu cye n'umugabane we. Duhereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari kumufasha kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo yiyongeze manda yindi, tugakomereza kuri Mzee Paul Biya, uyu kuva mu 1982 kugeza muri uyu mwaka, imyaka 43 n'amezi 7 irashize yifitanye amasezerano y'ubugambanyi n'Abafaransa, Abanyamerika n'Abongereza. Ariko nawe rero kuko ari umumegalomane kandi akaba yuzuza inshingano bamutoreye, ngo bamubwiye ko rwose agomba kuvimvira ubuyobozi kugeza aryamiye ukuboko kw'abagabo. Byaba na ngombwa umuhungu we Frank Biya akamuzungura, kuko nawe imyitozo yayirangije, ubu ari no muri stage yo kuyobora Cameroon, kuko Paul Biya ku myaka 93 izabukuru ziri kumubuza ibyiza zogatsindwa. Ubwo mu yandi magambo nuko niwumva bo mu burengerazuba bitotomba ngo runaka n'umunyagitugu atinze ku butegetsi, yica amahame y'uburenganzira cyangwa demokarasi cyangwa aboriza igufa, rwose wumva bibashishikaje ku buryo wakwibwira ko bangana. Ibyo ntibizaguhuma amaso. Utwo ni udukino toto two kubabeshya no kuyobya rubanda, ibyitwa manipulation de masse, ahasigaye kunyunyuza bigakomeza impande zose zerekana ko bitameze neza. Uko ni nako bamwe mu baperezida ba Afurika uzumva bijujuta bikoma mu gatuza bavuga ngo mu burengerazuba, bakabatuka rwose banabiyama ko batagomba kubategeka, kubagenzura cyangwa kwinjira muri politike z'ibihugu byabo, kugeza naho wagira ngo rwose ngo bacanye umubano. Byahe byo kajya ko bucya wakurikira ukumva hasinywa amasezerano y'ubufatanye, inkunga n'ibindi impande zombi zihurizamo, ukumva ngo banogeje umubano. Ibyo bikagucanga, ariko ntibikagucange, ujye umenya ko byose ari akagambane karangira Afurika yikorejwe imitwaro y'intambara, ubukene, amacakubiri, urugomo rw'icyitegererezo, indwara z'ibyorezo, bwaki, igwingira ndetse n'ibindi. Kugeza ariko buri wese yatangira kwibaza amayeri n'uburyo babikoramo, kugeza no kungereza bitwemeza koko atari ugufindafinda. Aha rero ndabasaba gusasa agasambi bundi bushya tukamenya ko ari murori. Byose bitangirira mu bitabo nka How Europe Underdeveloped Africa cyanditswe na Walter Rodney twavuze haruguru, icyitwa Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism cya Kwame Nkrumah, n'icyiswe Confessions of an Economic Hitman cya John Perkins. Muri ibi bitabo byose hagiye hagaragazwa ibyo gukoreshwa kw'abategetsi ba Afurika ku nyungu zabo mu burengerazuba, kandi ibyo byose bikanyuzwa mu nzira 3 zonyine, kuva ku ntangiriro kugeza banabarimbuye bo ubwabo. Nibyo babashyiraho bakabakoresha, babahaga bakajugunya. Ibyo bigakorwa muri teori, muri politike yitwa Théorie des 3 L, bikavuga lécher, lâcher, lyncher. Reka dufate umwanya muto n'ubwitonzi kugira ngo tubyumve neza, tuze kubisoresha ingero. Muri Théorie des 3 L, L ya mbere ihagarariye leshe, ikabisobanuye ko ari ugufata cyangwa gutoranya umutegetsi ugomba kubakorera, kandi akaba ari igisazi gishobora no kwijandika mu byaha n'urugomo rw'indengakamere, kuko mu busanzwe leshe bisobanurwa nk'ikiburamutima kizunguruka gifata abagore ku ngufu mu rugomo rwinshi. Ubwo rero bivuze ko intambwe ya mbere ari ukukuzamura mu ntera, ariko babanje kukugira inkoramahano kugira ngo nyine uzahore uri gica mu bantu kandi utatinyuka kubabwanukaho, kuko baba bagukangisha kuzagushyiriraho inkiko zakuryoza ibyo wakoze. Ibi birangira ugejejwe ku butegetsi kandi bakaguha imbaraga zo kububungabunga. Nyuma y'igihe gito bakwinjiza mu cyiciro kidasanzwe cya lashe. Aha ku bantu bize amategeko bazi ko lashe bivuga gusisibiranya urubanza ku mpamvu zififitse. Gusa muri politike bigasobanura kuba igihazi n'uko inshingano zawe nk'uko wazitorewe kandi ukabikora ku bushake ubigambiriye. Ibyo ukabikora nta bwoba, nta gihunga cyangwa urwikekwe rw'ingaruka, kuko wizeye. Aha wabishakira urugero nko mu kugundira ubutegetsi ubanje gukebagura impapuro zanditseho amategeko agutangira. Ahandi urugero no guhindura imirongo ya politike, gushinga amashyaka no gukura ahandi mutavuga rumwe. Ibyo bikagendana no kwikiza abo mutabyina indirimbo imwe, cyangwa abuvuga bakiha ibyo kukuvuguruza bakeka ko hari impuhwe wenda wabagirira. Ibyo byose iyo umaze kubyivugutamo bigera naho utangira no kwibagirwa bashobuja, ku buryo ushobora no gushaka kutuzuza ubugambanyi mwagiranye. Ako kanya rero igice cya nyuma nicyo uba winjiyemo cyitwa lynch. Lynch igasobanurwa nko kujugunya ikintu ukoresheje imbaraga. Buri icyogajuru iyo kigiye kugurutswa ni gitumbagizwa, ahubwo kirakaburwa. Aha rero hakaba n'ikindi gisobanuro cya lynch gihura n'ibyo turiho, aricyo gushaka kujugunya ikintu ariko ugasanga kiremereye, maze ukabanza kugisatagura.
urugero ugashaka nko gukura urubuye runini mu nzira igana mu muryango w'iwawe ngo ujye uhatambuka kitaguteye icyugazi, ariko ugasanga ruremereye ugahitamo kuzana amapiki na za runubi ukajanjagura urwo rubuye ariko ujugunya kure y'inzira zawe. Nguko uko urugendo rw'abagambanyi ba Afurika rurangira. Aha rero biradusaba gushaka ingero nziza zibitwumvisha nta byo gusobwa. Izo ngero rero zandagaye ahantu hose ku buryo ushatse inkuru wayitangira gutya: ndabarahiye ibihe biha ibindi, icyatangiye kikagira iherezo, kandi ubuzima nakandare iyo bugusenya ibyereranaga bihinduka umukara, ibyishimo bigahinduka amarira, ubukire bugahinduka ubukene, ahari ingoro hagahinduka amatongo. Ayo magambo yavuzwe n'umwe mu bantu banyuze muri ibyo byose, aho yayavuze ahagazeho haragatsindwa. Osambia Kipuata Fifi ni umukobwa wa Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga. Aya matongo muri kubona ni ibisigaratongo bituwe n'ibihunyira, imbeba n'utundi dusimba duciriritse. Aho hantu hitwa Badolite mu ntara ya Ubangi ho majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza hafi y'amahumbezi y'umugezi wa Ubangi. Nubwo habona gutyo, nyamara mu myaka yashize hari ubwami ndetse buganje. Uru ni rwo rwari urugo rw'umugabo wayoboye Kongo imyaka isaguka 30, Perezida Mobutu Sese Seko. Ahantu hari heza bihebuje, iyi yari ingoro, hari ahantu heza cyane, abakire benshi bahoraga banyuranyuranamo. Uwo ni wa mukobwa nababwiye wa Mobutu, Osambia Fifi. Ibya papa we n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo ni amateka yihariye ukunda atazigera yibagirana. Hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1960 bw'igihugu cya Kongo yiduturanye cyabonaga ubwigenge, maze umwe mu bayobozi bayo ba mbere ahagarara imbere y'abari bavuye imahanga asobanura uko mu bukoloni bari bavuyemo abazungu babahemukiye by'injyana muntu. Ati: twabonye akandare, twaratutswe, turatimbagurwa mu gitondo, ku manywa nijoro, kuko turi abirabura. Uwo ni wari utorewe kuba minisitiri w'intebe wa Kongo, bwana Patrice Emery Lumumba, wari waketse ko yenda ubwo umukorona agiye nyine abazungu bagiye gutaha, noneho bakiyobora ibintu bikaba munange. Uwamuzura akareba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu yahita yiyahura. Nuko nyuma yo kuvuga ayo magambo, ako kanya yari ikatiye urwo gupfa nk'uko twabibonye. Ibisahiranda bikunda ubutegetsi muri Afurika ntabwo byari bibuze no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwahise aboneka ako kanya ni Mobutu, itaranamara n'amezi 3 yigenze, kuko ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda muri umwaka wa 1960 yahise ayiri ku butegetsi bwa Patrice Emery Lumumba na Joseph Kasavubu bari bafatanyije nka president. Gusa icyo gihe uwashakwaga cyane ni Lumumba. Uyu rero niwe Mobutu yagombaga gutangiriraho urugendo rwo gukorera amatsi ibihugu ahereye kuri cya cyiciro cya mbere cyitwa Leshe. Iki yacyitwayemo neza cyane kuko yabanje gusabwa kubafatira uriya mugabo akamukorera ubufindo mbere yo kumwivugana. Raporo y'uko yabikoze yabagezeho, ibyo ari byo byose baravuga bati iki cyo kizakora akazi neza. Nibura kuva mu 1965 Mobutu nibwo yafashe ubutegetsi bwose bwa Kongo, maze rwose akorana neza nabo mu Burengerazuba, cyane cyane Leta Zunze za Amerika, Ababiligi n'Abafaransa. Uyu yabaye inshuti ikomeye ya Lyndon Johnson wayoboraga Leta Zunze za Amerika, amaze gusimburwa na Richard Nixon nawe bibuko, n'abakurikiyeho rwose nk'aba Gerald Ford, Jimmy Carter, noneho Ronald Reagan wayoboye hagati y'1981 we bagiranye ibihe bitazibagirana. Gusa yasaga naho amusezeraho kuko nibura kuva mu 1990 Mobutu ntiyongeye gukundwa n'abaperezida ba Amerika nk'abakurikiyeho barimo George W. Bush na Bill Clinton. Uyu wa nyuma akaba ari nawe wavugije inzogera yo kumwururutsa mu byubahiro. Aha rero bamukoresheje gute, bamujugunya gute? Dr. Emmanuel Gerard ni umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Louvain mu Bubiligi, ni mu gihe Dr. Bruce Kuklik nawe ari byo yigisha muri kaminuza ya Pennsylvania. Aba bombi bafashijwe n'icapiro rya kaminuza ya Harvard basohoye igitabo gikomeye cyane kuko gicumbikiye byinshi ku bibazo bya Kongo. Ni igitabo bise Death in the Congo, Murdering Patrice Lumumba. Bagaruka ku byo gukoresha Mobutu, banditse ku rupapuro rwa 57 ku munsi iki gihugu cyabonaga ubwigenge ngo hari ku ngoma ya Eisenhower, kandi ngo ubutegetsi bwe bwose bwifuzaga kugira akaboko mu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo ngo ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu mu 1960 ubwo Lumumba yavugaga ari amagambo y'akajomba bugabo ngo hari umugabo witwa Robert Murphy. Uyu rero ngo yari incakura izi politike z'Ububiligi kuri Kongo, kandi anayifiteho amakuru yose kuko ngo kuva mu 1949 kugeza muri 1952 yari ambasaderi wa Amerika mu Bubiligi. Uyu ngo yanahawe umwanya mu birori, maze avuga ko Amerika yahaye ikaze igihugu gishya kivutse kandi ko biteguye gukorana nacyo mu nzira zose. Nyamara nyuma y'uko bose bavuze, baje gutungurwa na Lumumba waje kuvuga nyuma akabacyurira by'injyana muntu. Uyu rero ngo yasubiye muri Amerika atanga raporo mbi kuri Lumumba, maze Amerika ihita ifata umwanzuro wo kohereza itsinda ry'abasirikare n'abatasi kabuhariwe ba CIA bari bayobowe na Larry Devlin. Uyu ngo mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi niwe wazamuye ibendera rya mbere rya Amerika muri Kongo, ubwo iyo yitwa ambasade. Nyamara ngo umugabo yandikiye bosi we Allen Dulles ko abona akagabo kitwa Lumumba katazatuma hari icyo bageraho. Ngo uyu Allen Dulles, Larry Devlin na William Baden wari ambasaderi wa Amerika mu bice byose byari bifitwe n'Ububiligi bahise bafata umwanzuro wo kumukura mu nzira.
Ibi bariya banditsi babyanditse mu gace bise Free Anti-Communist Voices ku rupapuro rwa 60 niho wabisanga. Mu kumukura mu nzira nibwo bemeje kumukuza mu nzira umuntu woroshye mu mutwe ukunda amafaranga n'amaraha, ariko bari bizeye ko azanabafasha kurwana intambara y'ubutita muri Afurika kuko bari barembejwe n'Abasovieti. Uwo rero nyine yabaye Mobutu bakoresheje akora ibyo twavuze muri ya coup d'etat, nyuma ngo abasaba kumugira umutegetsi. Muribuka ko twabonye ko iyo bagukoresheje unyura muri L3. Ubwiya mbere ariyo reshe mwayumvise. Iya kabiri twabonye ko ari lashe, aho umutegetsi bamunyuza mu nzira zo kujya ku mategeko agasenyagura imigirire n'imirongo yose yashyizweho cyangwa yumvikanyweho, byose akarimbagura nk'inka yicicitse ikiraro. Aha rero Mobutu ntiyatinze ibyo kubishyira mu bikorwa kuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu 1966 yahise yadukana politike yise authenticité yo guhindura ibintu byose mu gihugu ahereye ku mazina y'ibintu, ahantu, nuko byose abiha amazina mashya. Nk'ubwo umujyi witwaga Leopoldville wabaye Kinshasa, Elizabethville awita Lubumbashi, Stanleyville awita Kisangani. Nyuma y'imyaka 5 mu kwezi kwa 10 mu 1971 ntiyatinye guhindura izina ry'igihugu akita Zaire. Ku rupapuro rwa 10 rw'igitabo Shabatu The French and Belgian Intervention in Zaire in 1978, umushakashatsi Odom Thomas Paul yemeje ko yanategetse rubanda bose gufata amazina ya kizungu bakayiyaka bakayasimbuza ya Kinyafurika, ndetse anategeka ko umupadiri uzafatwa abatiza umwana ikizina ngo ni ba Peter, Charles n'ayandi mvaburayi uwo ngo agomba gufatwa agafungwa imyaka 5 mu munyururu kandi babanje kumuhohotera by'icyitegererezo. Ngo politike za Mobutu ntizari zisanzwe kuko Odom yanditse ko uyu mugabo ngo yategetse ko umunsi mukuru wa Noheli twese tuzi kuba ku itariki ya 25 z'ukwa 12 uhita wimurwa ukajyanwa mu kwezi kwa gatandatu kuko ngo niko kwezi yakundaga, yanagiye akoramo coup d'etat. Ibyuko abagabo bose bagombaga kwambara style ye izwi nka abala costume byumenya mwarabibwiwe, cyangwa yajya gusura nk'umudugudu runaka mu byo kumwakiriza ngo ntihaburimo abakobwa beza b'amasugi n'ibindi byamugejeje no kwita perezida w'ibihe byose, marshal, ndetse n'ibindi byo guhindura ubuzima bw'igihugu. Gusa ibyo byose yabikoraga bibangamira bamwe ndetse akagira n'ababigwamo, ariko abo mu burengerazuba bose bamubyinaga nk'umwami uganje kandi nawe akabagenderera buri munsi. Ariko y'ubusaza wari intwari n'igikomerezwa gitinywa bumana, ibyo bitangira kumubera kampongo w'ibwana mukariyo za Butare wahoroganisha ingabo za ntare y'u Burundi, nuko akomeza kubigira umwendereje akamutekura umwambati mpongo mpora mbanguye ndu warubaye. Yewe ntiyanatinye no kwikora mu ntoki ubwe rwose mu bwishongozi ati kora mpongo ndi umugabo. Abarundi baricecekera bajya inama bati mpongo uriya murabona ko ari igikwerere kigana amasaziro, ni mu mureke namara gusaza atagitera gatambwe tuzamutera tumuryoza amabi yatugiriye kandi tumunyaga inka ze zose. Nuko koko mu gihe gito mpongo arasaza byo kutagira agategeko gufora no gutera agacumu, maze abarundi baza kumutera bamunyaga areba, ariko bamunyega bati genda mpongo urashaje, usigaranye uruhanga rusa atagacuma atagaheto. Ubwo bamucyuriraga ko atakibasha gufata agaheto n'agacumu, nawe abuze uko agira ati nimuzijyane muragatsindwa n'uruhanga rwa rwogera nta kindi. Erega nguko uko kuva ubwo rubanda bitegereza ibisa nk'ibyo byose bakicecekera, nuko bakagira bati urugiye kera ruhinyuza intwari na mpongo watsindaga abarundi basigaye bamunyaga atagacuma atagaheto. Neza rero ibyo nibyo Mobutu yabonye kuko byagiye kugera mu 1990 agendera ku kabando, atari no gusaza gusa kuko yari wasagura 60 ahubwo n'uburwayi bwa kanseri ya prostate burimo bumuzonga, nuko za nshuti ze zitangira kumushiraho uhereye kuri François Mitterrand n'abanyamerika. Ubwo kandi ni nako bahise bamwinjiza muri cya gice twiserenshe cyo kukujugunya ariko babanje kukujanjagura. Ibyo ni nabyo bamukoreye kuko babanje kumutegeka gufungura urubuga rwa politike, none abatinyaga batangira kumutukira ku karubanda bakavuga ko yigize ikigirwamana kandi ari ikibwa. Ibyo bikurikirwa nuko mu 1996 kugeza 97 bamushumurije umwanzi we Laurent Désiré Kabila, barangije mugirira ibyo abarundi bagiriye mpongo, ibya Mobutu no kugambana nawo mu burengerazuba birangira uko, kuko icyo bamumazaga kirimo kumukinisha mu mukino w'intambara y'ubutita, umukino wari warangiye. Ikindi byo kubagurisha imari ya Kongo nabwo bari bizandi mayeri mashya yo kuyitwara mu bundi buryo bukinakomeje. Natwe dukomeze. Ibyakorewe Mobutu ni nabyo byakorewe General Manuel Antonio Noriega Moreno wa Panama, bakoresheje kuva mu 1971 kugeza 89. Uyu nubwo inkuru ye tutayitindaho, ariko urugero rw'ibyo yakorewe n'umubano yagiranye na Amerika byadufasha kumva uko na bamwe mu bayobozi ba Afurika bigenda. Umwarimu wigisha itangazamakuru mpuzamahanga International Journalism mu ishami ry'itangazamakuru muri kaminuza ya Columbia, Professor John Dinges, n'igitabo Our Man in Panama, yanditse ko General Noriega yabaye icyitso cya Amerika kuva mu ntangiriro z'1970. Uyu ngo niwe warushinzwe kubaha amakuru yose yo muri Amerika Latine. Ku rupapuro rwa 59 n'urukurikiraho yemeje ko rwose mu 1971 ngo CIA yamushyize ku mushahara uhoraho nk'umukozi wabo mukuru ushinzwe ubutasi muri Panama n'ibihugu bituranye, ngo yahembwaga nka Chief of US Intelligence in South. Uyu ngo niwe wababwiraga amakuru yose y'ishyaka rya The 26th of July Movement rya Fidel Castro muri Cuba, ndetse n'ay'ishyaka Sandinista ryarwanyaga Amerika muri Nicaragua.
nyamara nubwo babanye gutyo bwose ndetse mu 1983 bakamugira umuyobozi w'ikirenga wa Panama, nyamara mu 1988 bamubwiye ko bamuhaze bityo ko agomba kwegura, arabyanga. Bahise bamutera agira ngo yenda niza pranka zubu kuko urukundo bari bafitanye yibwiraga ko rwose rutabatera umunabi nk'uwo. Aho rero yaribeshyaga kuko baramuteye agerageza gukiza amagara, yiruka nk'ibigunda byose muri Panama, bamuhigira kutamubura kuva mu mpera z'1989. Bigeze ku itariki ya 3 z'ukwa mbere mu 1990 abona ko nibamusanga mu bigunda bazahita bamwica akazimira. Yiyemeza guhamagara rubanda n'itangazamakuru ati nimuze mu birebe ngewe Noriega nditanze ndi muzima, aba banyamerika nibanyica muzabivuge. Nabo rero ntibamwishe ariko ntibamusizaho kuko bamujyanye iwabo ngo bajye kumubaza impamvu bamubwira ko barambiwe ibya Sheri Shushu, nawe nuko ntabyumve kandi yigishe cyo gihe cyenyuka kimaramo uburyohe uhita ugicira hasi ku buryo kigusabye kukigumana mu kanwa nawe utabyemera. Tayari bamukatiye imyaka 30 ariko baza kuyigabanya igirwa 17 ngo kuko yariho yitwara neza mu munyururu. Gusa muri Panama naho bari bamukatiye imyaka 60 nyuma yo guteranya ngo ibyo yari yarakoreye rubanda bose. Igitangaje akirangiza imyaka 17 y'abanyamerika, abafaransa nabo bavuze ko ari byo bamurega, maze mu 2010 abanyamerika bamufunguye bahita bamwohereza mu Bufaransa ngo nabo bamwumvishe. Ako kanya Tribunal Correctionnel de Paris ihita imukatira imyaka 7. Kumbe nkuko ku itariki ya 7 z'ukwa 7 2010 cy'amakuru The Washington Times cyabyanditse mu nkuru, French court hands Noriega 7-year prison term. Ngubwo Noriega yayoboraga Panama anakora deals ukomeye n'abanyamerika ngo ibifaranga byinshi yajyaga kubibika mu Bufaransa. Ubwo rero birumvikana ko bashakaga ko asinya ko iyo mitungo ibaye y'Ubufaransa nta nkomyi. Ni nako byagenze rero, bimaze kurangira abafaransa birengagije ya myaka 7 bari bamukatiye. Nyuma y'umwaka umwe yoherezwe iwabo muri Panama ngo ajye gutangira igifungo cy'imyaka 60 yari yarakatiwe kuva mu 1960. Yagezeyo mu bwonko byarivanze kubera gucundwa, kandi abanyamerika ngo basaga nkaho bamuhanaguye mu mutwe, ibyatumye agira ibibazo by'ibibyimba byo mu mutwe, apfa ku myaka 60 amaze kuvungura 5 yonyine. Ubwo rero biba urugero ko kwishuka ugakorana n'abanyamerika ugomba gutangira gusasa amakoma bazakubagiraho kuko igihe cyonyine nicyo kiba kibura. Ese ubwo na kano gakuru ko karyoshye murumva twagasimbukara? Umva uko gatangira. Mu kwezi kwa 7 mu 2009 ubwo yari ari mu rubanza mu rukiko rw'umuryango w'abimbyi rwashyiriweho Sierra Leone irahe mu Buholandi, yavuze ko ikigo cy'ubutasi bw'abanyamerika CIA cyamufashije gutoroka muri gereza yarafungiyemo i Boston mu 1985. Igitangaje, ikigo gishinzwe ubutasi bwose bwa Amerika, US Defense Intelligence Agency, nabo bemeje ko rwose Charles Taylor yatangiye gukorana n'ubutasi bwa Amerika kuva mu ntangiriro z'1980 ariko cyanze kugira ibindi kirenzaho. Ayo magambo nayo mu nyandiko former Liberian dictator Charles Taylor had US spy agent ties. Ni ikinyamakuru The Boston Globe cyandikirwa muri uriya mujyi cyabyanditse. Sicyo cyonyine kuko bigaragara ko nyuma y'iminsi 2 kibyanditse, tariki ya 19 z'ukwa mbere ikinyamakuru BBC nacyo cyanditse kiti Charles Taylor worked for CIA in Liberia. Bose bahurije ku kuba Charles Taylor wahoze ari perezida wa Liberia ngo yarakoranye na Amerika, ibintu Amerika itatinye kwemeza ngo maze irebe niba ari uwatsepfura. Uyu Charles Taylor rero abenshi baramuzi kuko kuva mu 1993 kugeza mu 2003 yari perezida w'igihugu cya Liberia, hari hafi ya za Sierra Leone, Cote d'Ivoire na za Guinea. Tudatinze rero hari umuntu wabivumbuye rugikubita rwose mukabwibwa iki byitwa kubohorwa kwa Afrika. Uyu akibitera imboni yahise agira ati ubukoroni bushya bugezweho niyo ntambwe ya nyuma y'abagashaka buhake. Uko ni nako yise igitabo akita Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism. Uyu mugabo muramuzi yitwa Kwame Nkrumah, yacigatiye umuheto w'ubutwari ageza igihugu cyagana mu byitwa ubwigenge cyagobotoye kuri bagashaka amaronko b'Abongereza. Ubwo amateka ariyandika, tariki ya 6 z'ukwa 3 mu 1957 Ghana bibaye igihugu cya mbere muri Afrika gifashe indyankwi kigacagagura iminyururu y'ubukoroni. Nuko rubanda rwose rubyina intsinzi ko rutazongera gutugarikwa n'Abongereza. N'ibindi bihugu byatangiye kubakopera, nuko bijya kugera mu 1965 hafi 95% by'ibihugu bya Afrika bibyina kubohorwa. Nyamara Kwame Nkrumah rero yarabitangije byose, yarazi ibanga kurusha bose bariho, yewe no kugeza ku bubu benshi ntibarabimenya. Ibanga yarazi nuko Afrika itigeze ihabwa ubwigenge, ahubwo yahinduriwe uburyo bwo gukoronizwa ngo igatangira gukoronizwa mu buryo bw'injyana muntu, aho yanemeje ko ari bwo bukoroni bw'ubugome bw'indengakamere. Icyo gihe mu 1965 nibwo nyine yasohoye kiriya gitabo akita Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism. Niba ushaka kumenya amabanga n'akabanga, impapuro 204 wazicishamo amaso ukumva ibyo nakwita ubuhanuzi, kuko ibyo yavugaga byari birimo gutangira ni nabyo tukirimo kugeza amagingo aya. Yanzitse ku rupapuro rwa kanagira ati ubukoroni bushya turi mu uyu munsi buhagarariye bagashaka buhake kandi buri ku gasongero ka nyuma, ari nabwo bugeze ku kigero cy'ubugome bw'indunduro. Mu bihe bishize byari byoroshye guhindura igihugu nk'uko bagashaka buhake bashya bagiye babikora. Nk'urugero mu kinyejana cya 19 ugafata Misiri ukayigira ingaruzwa muheto. Uyu munsi rero ibyo ntibigishoboka. Iyo yari imivuno n'uburyo bushaje bwa kera kandi bwanakuweho ngo buramagano. Birazwi ko igihugu cyatangaje ubwigenge ntibiba bigishobotse kukigenza nk'uko byakorwaga mu kinyejana gishize.
ubu rero ikigezweho ni uko bagashaka buhake bakoresha icyo nakwita neocolonialism cyangwa ubukoroni bushya. Ubu bukorerwa ibihugu byitwa ko byigenze bikanaroha mu mutego witwa ko bifite ubudahangarwa mpuzamahanga. Nyamara mu by'ukuri nababwira ko urusobekerane rw'ubukungu bw'ibi bihugu ndetse n'imigambi yose ya politike bituruka hanze y'ibi bihugu. Uburyo bikorwamo, uko bicurwa n'uko bishyirwa mu bikorwa, byose bifata bikanajyanwa mu mashusho atandukanye. Yenda ibyo bya Kwame Nkrumah tutaranabisobanura, ubanza umenye ko kuba Afurika n'ibihugu byayo bigambanirwa n'abana babyo, ibi bidukururira umuvumo w'ibihe byose, kuko amaraso y'inzirakarengane iyo amenwe n'amaraso bifitanye isano, icyo gihe ngo ubutaka amenetseho buhorana umuvumo buziraherezo kugeza igihe hari abongeye kubugangahura. Ibyo umenya tutari kubyumvikanaho neza, ariko reka tubisobanuza aka kantu. Hari umugani w'igifaransa waciwe mu gihe cy'impinduramatwara y'abafaransa, Revolution Française mu 1789 kugeza mu 1799, ugira uti: Quand le sang d'un vrai patriote est versé par son propre peuple, la nation est maudite pour longtemps. Wabigenekereza ko ngo amaraso y'intwari z'igihugu anyanyagijwe n'abene igihugu bwite, igihugu kibi kivuma igihe kirekire. Ubwo wasanga kandi utumva icyo umugabane wacu uzira. Nyamara umuhanga mu bwami bwa Roma witwa Titus Macius Protus, ahagana mu kinyejana cya 2 imbere ya Yezu, byemezwa ko ari we wasize agize ati: Sapientis sat est. Ijambo rimwe rirahagije ku munyabwenge. Joseph Borrell Fronteles aherutse kwemeza ko twebwe abanyafurika turi abanyamusozi bibera mu bihuru, bityo ko tugomba gukoronizwa, kandi bingo bigomba kwisubiramo byanze bikunze. Charles Darwin we yatwise muri On the Origin of Species by Means of Natural Selection ko abanyafurika turi ibibura buryo by'ibihoni bigomba kuzirikwa bigakoronizwa. Ubwo ibyo ni bike mu byo tubashije kunyuramo muri iki kiganiro, ahasigaye amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Inkuta cyangwa dare ntibikomezwa n'ubwoko bw'isima cyangwa uruvange rwa beto. Oya, ahubwo bishingira ku banga bw'umwubatsi uzi kwitegereza terre n'icyo inyubako ikwiriye. Urakaza neza mu kigo cy'ubwubatsi cya Messe Limited. Wihendwa n'abatari bo, nitwe bubatsi bizewe kandi bashoboye mu Rwanda. Turi inzobere zaminurije kubaka, tubikora ku biciro bitoya, kandi turi mu rugaga rwemewe rw'abubatsi. Naho ubuhamya uzabuhabwa n'abo twubakiye mbere, twatuje hasa no mu ngoro. Ibiro byacu biri i Kigali ku Muhima. Duhamagare kuri 0783 96 663.